16 Swipe de wakaribia Masa ukundira inyuma ukundira umutima sawawe wageze igitera n'abajama. Yes, nanjye mbasuhuza aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes, ucyumva indirimbo nk'iyi ngiyi yubahiriza imijyi mikuru yombi ijya uvuga uti yahageze Weekres kuri Gasake TV show. Yes, nimvuga imijyi mikuru yombi ujye wumva Kigali na Rusaka, iyo niyo mijyi mikuru yombi. Yes, wakwibaza uti uyu munsi Weekres atuzaniye ibiki kuri Gasake TV show. Aha mbafitiye amakuru ashyushye, amakuru utari wumva ahandi hantu, amakuru atariho ivumbi, niyo makuru utari ugiye kumva bwa mbere urayumvira hano kuri Gasake TV show. Yes, dutangire tubasuhuza aho muherereye hose mu Rwanda no mu ntara zitandukanye z'u Rwanda. Ndabasuhuza cyane abari Buganda, abari mu Burundi, abari Tanzania, mumeze mute? Abari muri Zambia mwauka bwanji mwachoma bwanji. Abari muri Malawi reka mbasuhuzi ni mwaswera bwanji. Nihagira unera ibuye uko niko muri Malawi basuhuzanya. Twigarukira dusuhuza abantu bari muri Denmark, abantu bari za Oman, mwese ndababona muri inshuti zanjye cyane, ndababona munyereka ko mu nkunda nkabyishimira nanjye we. Yes, uyu munsi turabagarukanira n'amakuru y'umugabo witwa ME Empire. Niwe mu boss w'iyo company, niwe mukuru wayo, bamwita Irene Murindahabi. Tubafitiye urwandiko tugiye kubasomera, urwandiko yandikiye abahungu bagenzi be ababwira ati bye bye basore b'abahungu sha. Yesu mabebi we badari bakakwaye Zambia na Italy ukujusanga wewe badari jeli ukwendeye kwela. Uru ni urwandiko Irene yandikiye abahungu bose, ndavuga abasore bashaje batarongoye. Ndaje ndubanyurizemo amaso urwandiko yabandikiye ababwira ati bye bye Sharoki. Abantu bari Burera ndabasuhuza cyane, mumeze mute? Ndabakunda cyane abantu banjye, ndababwira mwareka ibyuma. Aha mbafitiye inkuru y'umusore wo muri aka karere yamaze kwitaba Imana azize ibyuma. Ngatira kumema faka nakora amabara. Uyu musore yaramaze kwitaba Imana azira kunywa inzoga z'ibyuma, umumanura jipo, umukubangutiya n'ibiki byose ni inzoga. Ewana abantu banywa zikabamerera nabi cyane, mureke imikubangutiya abasore banjye. Reka rero twe ntago tujya tubatsindira, reka twigarukire ku makuru yacu. Uru rwandiko Irene cyangwa se Irene Murindahabi yandikiye abasore cyangwa se abasaza b'abasore ababwira ati njyewe wapi mbivuyemo.
uyu Irene amakuru mbafitiye amakuru atariho ivumbi, amakuru yizewe nk'uko hano kuri Gasake TV show tubagezaho amakuru yizewe afitiye gihamya ibimenyetso byose ni hano kuri Gasake TV show. Amakuru mbafitiye atariho ivumbi nuko uyu Irene ubu ngubu afite umugore cyangwa se ari kubana n'umudamu ku buryo bukomeye cyane bw'ibanga, ntawe wabimenye usibye nkatwe hano kuri Gasake TV show tuba twagiye tugacukumbura n'ibintu tukabicukumbura rwose tukabazanira amakuru yizewe, ntawe wamenya ngo byavuye, ariko njye mba nyafitiye n'ibimenyetso. Njye ndi Weakress kuri Gasake TV show. Uyu musore Irene cyangwa se nawe dore ko yarasaje na nyine nta kuntu yabwiye aba Philipita urwandiko yanditse, yarwandikiye Philipita, arwandikira Rocky Kirabiranya, arwandikira umusaza mukuru w'umusore ari we Niyitegeka Garasiyani cyangwa se Papa Savamwa. Sambiana itwari ukudusanga. Iyi niyo ndirimbo nababwire, ni indirimbo yubahiriza imijyi mikuru yombi. Imijyi mikuru mba mvuga ni Kigali na Rusaka. Aba ni abasore b'i Rusaka bafatanyije n'undi musore wo mu Rwanda bakora ikiririmbo cyiza bavuga bati Kigali na Rusaka muri hejuru. Twigarukire ku rwandiko Irene yandikiye Philipita, Papa Savant, Rocky Kirabiranya n'abandi bahungu benshi. Aba bahungu rero ngo abenshi bategereje ngo bazarongorwa. Umudiaspora ngo ari kubica bigacika hano hanze, wananga ifaranga aramena abahungu nabo bati sinshaka. Sinshaka, sindongora, nzategereza umudiaspora ndongoresha. Uyu Irene yarategereje abona ibintu biri kuba ingumi, afata umwanzuro wa kigabo. Umwanzuro ngiye mukuriye isari n'umuntu w'umugabo kuba yafashe umwanzuro wo kurongora akanga kurongorwa. Ndabimushimiye cyane Irene, umukuru wa Empire. Mw'uru rwandiko yafashe ikaramu akoza ku rupapuro arandika ati Niyitegeka Garasiyani, turagukunda cyane, turakwemera nkawe Papa Sava. Ati Rocky Kirabiranya waduhaye ibyishimo byinshi cyane kandi ndakekura cyabiduha. Ati Philipita twarakoranye cyane, twakoranye ku binyamakuru byinshi, na n'ubu turacyakorana kuri The Choice, ariko bye ndagusize muhungu wanjye, ndagusize musore ushaje, ndagusize ngiye mfashe umwanzuro kurongorwa, ndabyanze ndarongoye. Uyu musore rwose cyangwa se uyu mugabo ubu ngubu kuko ari umugabo amwita Irene. Uyu Irene rwose we yabikoze neza cyane, yavuze ati Irene yaravuze ati ngewe bye ba Philipita, bye bande n'abande, ngewe sinkomeje gutegereza kurongorwa, reka ndongora. Umwanzuro arawufata. Ubu ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane rwose, umukobwa mwiza cyane, n'amazina ye ndayababwira, bamwita Duhaye. Uyu mukobwa yari umudiaspora ariko amupapa undi mutipe rwose bamwita Arame. Yarahatanye umusaza Irene, yarahatanye rwose, uyu mukobwa aramurwanira, amwambuye undi mutipe bita James. Ihangane musore wanjye, bibaho, nawe uzapapura abandi wana. Uyu muhanzi ni uwo muri Zambia akubwira ati ndarahiye mugore mwiza sinzigera nkukozaho inkoni nkukubita. Ese nk'abantu mukurikiye Gasake TV show, ibi bintu birakwiye ko abasore bakwanga kurongora? Mu by'ukuri mu buryo tubireba physically bafite ubushobozi bwo kuba batunga abagore, bakanga bakingira ingunge, bakanga kurongora ngo bategereje kuzarongorwa n'abadiaspora mwa.
ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye hano kuri Gasake TV show. Mubana nanjye Weakress, ibintu abari bombo kafaya. Ariko ayandi makuru nakandagiye shahu ngo nubwo bajya bavuga ngo aba basore bajya banga cyangwa aba basaza bajya banga kurongora, nk'uwitwa Niyitegeka Garasiyani w'amakuru nakandagiyeho bayita breaking news. Ashobora kuba ari kwidekarara ngo bamukure kuri urutonde rw'abasaza banze gushaka, dore yuko we yivugira ati ese ubundi urambwira ngo nshake mama wawe ko afite umugabo, urambaza iki? Amakuru rero twaje kuyatahuza, turatohoza, turacukura, turacukumbura, twaje gusanga uyu muhungu rwose, twaje gusanga uyu muhungu ngo twaje gusanga uyu musaza w'umusore ngo habe no kuba yari yigera abona kana k'agakobwa ngo kicaye nabi sha za wawe wanyeretse. Niyo mpamvu rero ngashobora kuba ari no kurekara amati munkure kurwo rutonde, ndazana umugore mu maziki bati pasenti ni Zambia na Rwanda. Iyi ni Feba Fekaripira mu mbavu bafatanyije na Weakress. Nk'abakunzi ba Gasake TV show, mutubwire ibi bintu nibyo, mutwandikire muri komanteri. Abasore bose bicare bange kurongora ngo bategereje kurongorwa ra. Ubwo rero kandi Irene reka tumwuveho, muraduha ibitekerezo, murakomeza mutwandikira kuri Gasake TV show, komanteri zanyu tuba tuzikeneye. Nukuri kw'Imana nta kindi kintu mbakundira umutima mwiza wanyu muba mwanyeretse, mukanyandikira, mukankurikira, mugakora subscribe. Nje ntago meze nka wa musore, nk'aba basore bishwe n'ibyuma. Nje naretse kubema ibitabi, ndeka kunywa amayoga kugira ngo nazaba babaza nanze kubakorera ibintu byiza. Ati simbakundira iby'inyuma, mbakundira umutima mwiza muba mwanyeretse kuri Gasake TV show. Nandukanye na babandi babakundira ibyo mwabahaye, ariko ngiye mbakundira kuba mwankurikiye gusa. Tugaruke kuri ya nkuru nababwiraga y'umusore w'iburera bamwita Tuyizere. Igendere, tabaruka mu mahoro muhungu wanjye. Uyu Tuyizere rero amakuru turagarukaho, nuko uyu Tuyizere ngo bamusanze yapfiriye mu nzu azize kunywa inzoga nyinshi zibita ibyuma, umumanurajipo, umukubangutiya n'ubundi bwoko bwinshi bw'inzoga zitemewe cyangwa se zarengeje alukoro mu mubiri we sha. Uyu musore ariko biri gushidikwanyeho koko ati ni inzoga zamwishe, nk'ibigaragara ni inzoga zamwishe. Ariko se wakwibaza uti yatewe n'iki kugira ngo zino nzoga zingana gutya Tuyizere kweri? Yarabyutse aratekereza ati kanywa inzoga nyinshi cyane ku buryo zigera ku rwego zimwica. Ahubwo amakuru ariho uyu musore n'ikibazo ngo cyaje guterwa n'umugore we. Yasanze murumuna we ari mu rugo rwe, acabiranya acacanya ku mugore we. Niba nta mutima mubikora subscribe, share na commentaire, dukomeze n'inkuru ya Tuyizere wazize ibyuma sha.
Icyo amakuru dukesha abaturage ba hano muri aka gace baturanye nawe nuko uyu Tuyizere yasanze murumuna we ari kumwe n'umugore we mu gikorwa kitari cyiza cyangwa se ari kumuca inyuma, uko noneho si byarangiriye aho. Noneho uyu murumuna we ntibyagarukiye aho, yatangiye guhata mukuru we amakofe. Aramubwira ati murumuna wanjye uri mu biki n'umugore wanjye urakora ibiki we? Uwo muhungu rwose niba ariko abantu bafite barumuna babo b'ibisore cyane nabo bafite ibibazo. Uyu murumuna we ngo yari igisora amurusha ibigango, aho kumwumva ati cyangwa se yemera ikosa asabe n'imbabazi, atangira guhata mukuru w'amakofe. Uyu Tuyizere abonye amakofe abaye menshi, ibibazo bibaye byinshi, umugore yamuciye inyuma, yinyabya hirya ku kabari, yinyabije ku kabari ahagura inzoga bita ibyuma bigera kuri 14 byose we. Umusore yaraje ibyuma arabinywa, abinywana umujinya n'agahinda, abinywana amakofe yakubiswe. Byarangiye basanze umusore Tuyizere yapfiriye mu nzu shawe. Ubwo rero ubuyobozi ngo burimo bushaka gukora iperereza cyangwa se buri gukora iperereza ku cyaba cyishe uyu musore n'ibyuma n'amakofe. Ntabwo kugeza kuri ubu twari twamenya ngo uyu musore yazize ibyuma, yazize amakofe, ntabwo twari twabimenya, ariko ikigaragara ni inzoga z'ibyuma yazize umuhungu Tuyizere. Asize umugore rwose, ariko niba azize umugore ari nawe wazize sha. Ubwo amuciye inyuma nibwo umuhungu agahinda kamweguye yiyahuza ibyuma nabyo murabizi nta cyiza cy'icyuma, ndavuga ibyuma by'inzoga, ntabwo mvuga ibyuma bahatisha ibirayi. Uyu Tuyizere w'imyaka 22 n'uwo mu karere ka Burera, ndababwiza ukuri inzoga zamurangije. Mwibutse nikora subscribe, share, like na commentaire hano kuri Gasake TV show. Niba nta mutima muba ufite bikora, n'akantu koroshye gukandaho gakanda no kukazogera muntu wanjye, ni ibintu byoroshye. Ariko niba wumva ufite umutima mubi w'ubugugu byihorere. Yes, ndabakunda cyane bantu banje, bibutsa yuko naho ubutaha mwari muri kumwe nanjye Weakness hano kuri Gasake TV show. Mukore subscribe, share, like na commentaire, tujye tubana buri gihe. Amakuru yizewe, amakuru azira ibihuha, amakuru mashyashya we utari wumva ahandi hantu ni kuri Gasake TV show. Ndabakunda abantu banje.